Imana irambye ngo none hatuvuga nagiye gukira. Oh haleluya, tuzamele haleluya, haleluya. uwo murakuza Yesu yakubohoye. Uyu ni mwana wese Yesu agiye kudutabara. Tunafite n'akana keza abantu. Mama reka nguhe amakuru. Urashaka umenye ko agiye gutabarwa? Uyu mwanya mbonye abamarayika batatu birukanka bajya mu bitaro, bafata umugore witwa Esiteri. Esiteri ninde? Niwe wasaze. Yesu aramubohoye. Itangazo umurozi w'uburozi arapfa, urapereka ubuzima bwawe. Umurozi wakuroze apereka ubuzima bwawe arapfa. Yamamase tere izina rya Yesu Kristo. Mama w'uyu mwana kuva uyu munsi agiye gutaha, ntabwo azongera gushara. Imana ibohoje ubuzima bwe. Imana irambye ngo ibyamubagaho byose, ndabona yahoraga ku binini bidashira, mwese mumugeraho mukayoberwa ukuntu byagenze. Mu biganza byawe ufite umwuka w'inyatsi papa, nta kintu gikora ngo ugereho. Uhora mu buzima bwa sikiresi ariko ubuzima bwizenukaho. Wakabaye uri umukire ukomeye muri iki gihugu ndetse naho utuye, ariko ibintu byawe ndabona abarozi babinyuramo, nta kintu bigerageza ngo kigirire n'umugisha. Kuva uyu munsi wa none waturutse Gatsibo ukaza kureba umuhanuzi w'Imana i Kigali, Imana mugiye kugendana, nta murozi uzongera gufatira umugisha wawe mu biganza byawe. Haleluya. Yaragambaniwe bihagije, Imana irakurinda. Bashatse kubishyira muri gereza, Imana irakurinda. Ndabona inama zarateranaga zikicara ko zikwigeho, yego nyinshi. Inama zikarangira Yesu aguhagarariye muri izo nama, bikarangira umwanzuro bari gufata bawuhinduye. Niko byagenze. Kuva uyu munsi wa none intebe wari wicayeho, hari intebe y'indi Imana igiye kukwicazaho y'icyubahiro. Haleluya. Iyo bari wicayeho nitwa Profete Manivuga. Yego ngiye kuguhanurira. Imana inyeretse ikigo kinini cy'amashuri, wari muri icyo kigo utihagazemo, nabonaga uhagaze y'umuyobozi, ariko muri uko guhagarara nk'umuyobozi hari abantu bari barimo barahonda agatoki ku kandi bavuga ni gute uriya muntu aduhagararira muri kiriya kigo. Ngiye kubona mbona nabonaga ikintu kimeze nka beje, urabyumva, uhagarariye abandi bantu. Nabonaga abana benshi barimo barakina bambaye inifomu. Ukora ibiki? Uri umuyobozi w'ishuri. Uri umuyobozi w'ishuri, hari ikigo uhagarariye. Ndumva duhanure mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Kuva uyu mwanya ni Imana yawugushizemo. Imana ikuzamuriye amafaranga, Imana irambye ngo mu kazi kawe Imana igushize ahagutse. Haleluya. Imana igushize ahagutse. Icyakabiri, ikiguhagarariye Imana irambye ngo igiye gutanga ubwenge mu banyeshuri, izina ryawe rigiye kuzamuka, aho Imana yagushize nawe uzahaguka. Haleluya. Madamu arihe? Asigaye mu rugo. Hari ibintu bamwohererezaga, Imana ikuyeho bitazagaruka. Yaragiye kujya ahora aribwa mu nda, Yesu aramukijije. Papa, urebye uburyo wakuze ni ku mibare y'Imana yonyine gusa. Kandi ubuzima bwawe mbuvuge. Yego nta kibazo. Haleluya.
wakuriye mu buzima bugoye, naho wicaye uyu munsi ntiwatekerezaga ko uzahicara. niko bimeze. Uretse Imana hari igihe cyageze iwanyu muba mu buzima bushaririye ukareba ukavuga Mana nzabigenza gute ko numva ari ngishaka kuzatabara uyu muryango. Mbonye wazamukaga kuri esikariye, izo esikariye mbona marayika zigukuyemo agushyira muri esanseri. Imana irambwira ngo igukuye ku masikariye yatumaga udasatira ahantu Imana yashatse kugushitsa, igushize muri esanseri kugira ngo Imana igutabare. Iki kiganza ahangaha urabona nta mpeta n'imwe wambaye, mbonye marayika kwambika impeta kuri urutoki rurerure. Mbaza Imana ngo bishatse kuvuga iki? Imana irambwira ngo uko umuntu yambara impeta mu murenge akagirana isezerano n'umugore bashakanye, niko ijuru rikwambitse impeta byo kuzaba umukire ugakorera Imana ufite amafaranga afatika. Haleluya! Genda bicare muri iriya ntebe, Imana ikuzamuye mu rundi rwego rutagwe wicayeho mu ijuru. Mbega byazamura icyubahiro cy'Imana. Mu mwaka ushize hari mu kwezi kwa gatandatu, mbega muhanurire mu izina rya Yesu. Papa karame, uri umuntu ugerageza gukora ngo wigwaneho, ako byaranze. urebe ko wava mu buzima urimo, ukagura ibitekerezo ugakora na research, nta kuntu utagerageza ngo ukore utere imbere. Uyu munsi byose byarahagaze. Ndabona reka manze nguha amakuru y'umuhanuzi w'Imana. Ndimo kwitegereza. Haleluya. Amen. Ndimo kwitegereza igitondo kimwe warabyutse, umaze kubyuka utegura umushinga, umaze gutegura uwo mushinga ushaka amafaranga yagufasha muri uwo mushinga, urayabona. Umaze kuyabona utangira umushinga wawe. Umaze gutangira umushinga wawe, ugeze hahandi umutima wawe unezerwa, utangiye kubona ko ugiye gusarura umushinga wawe, Satana winyuramo araguhombye. Amaze kuguhombya usigara wibaza Mana amafaranga nashoye ni gutya umpembye. Nabonaga ikintu kimeze nk'amazi menshi, ayo mazi nabonaga utuntu tumeze nk'udufite uri kunyuramo. Nabonaga uhagaze imbere uri kujugunya n'ibintu ushaka ko ibyo bintu byagira umumaro. Wakoraga ibiki? Ukora mu by'uburobyi mu mazi. Ukora mu by'uburobyi mu mazi. Ko mbona abantu baguca inyuma bakagenda bagafata ibintu bakabyiba, byagenze gute? Uko byangirijwe banyibye umushundura Rwanda. Bamwibye umushundura we. Mbega Yesu, mbega hari abantu bemera Yesu wapfuye. Ndagira mbabwire ngo Yesu wenyine niwe ufite igisubizo cy'ibibazo byawe. Imana dukorera iri hejuru y'imbaraga z'abapfumu, iri hejuru y'imbaraga z'abakonikoni. Icyo Imana yanga ni abantu babangikanye Imana. Papa bamaze kuwiba, wahombye amafaranga wari witeguye gukuramo ikintu gifatika. Uyu munsi nibyo ugerageje gukora ntibikunda. Kuva uyu munsi tambuka. Waturutse Karongi. hari ahantu waronze? Oya. Imana irambwiye ngo nguhereze amafaranga 5,000 kuko igiye gufungura imiryango yawe y'amafaranga. Amen. Ayo masiku yakomena ya Yesu mu izina rya Yesu. Haleluya. Aya ni amafaranga yanjye nguhaye, ntawe yakwishyuza, ntunayature. Imana ifunguje bizinesi. Amen. Wahoraga wibaza uko uzatera imbere bikakuyobera. Byari byarancanze. Wakoreraga amafaranga ntumenye ahanyuze, kuva uyu munsi akiriye amafaranga. Imana iguhe umugisha. Aya mafaranga wakiriye afunguje amafaranga ugiye gutunga. Amen. Ndakwiyicarira. Iyi Imana isezeranyije irasohoza. Kuba nyamuhaye n'Imana imbwiye ngo fata mu mufuka amafaranga umuhesha umugisha kuko business baroze irafungutse. Imana igimba amafaranga mbahereze muyatahane mu izina rya Yesu.
tuzamura icyubahiro cye. Icyubahiro ni cyawe Mana. Rega hari abantu bavuganye n'Imana ngo tuzamure haleluya. Abantu bari mu mugambi w'Imana batere haleluya. Kisha haleluya. Twongere tuzamure haleluya. Imana igukuraho agasuzugura abantu bagusuzuma. Haleluya. Mama nkubwire setele Mu izina makata rya Yesu. waturutse he mama? Yohereza mikorofone. Waturutse he? Kamuri. Waranze se cyangwa ni bwa mbere mbonye? Nakubonaga kuri YouTube. Wambonaga kuri YouTube. Hari na mugenzi wanjye wandaritse Ukimbona waravuze uti nzajya mu iteraniro ry'uriya mugabo. ese ko nigeze no kubahamagara. Wigeze wamuhamagaye umbwira iki? Kigena nifite ikibazo ushaka ko musengera murambwira ngo nzaza. Wigeze ukimbwira? Oya. Ntacyo wigeze umbwira? Umwemerere yaje. Yaje mu izina rya nde? Mama ugira umutima mwiza ariko abantu barakubabaza. Ibyo bintu mbizi urabizi? Ntihagire umuntu umereza ikintu kimeze nk'igishura akantu k'agabyasi pereza hano. Imana iguhe umugisha. Ikintu waje gushaka Yesu arakiguhaye. Akira kinyereye umugozi mu nda yawe. Uhamurire ku Uwiteka ari kunyereka. Pereza uko nguko umufashe niko abarozi bagufasha. Nino urabona nagukurura nkakujyana ahantu hose ngize gute nshaka. Bamaze kugufata baravuga ngo bakugize ingwate kandi mama uri umubyeyi uhorana umutima w'imbabazi ariko ugahenukirwa n'abantu bitwa ngo ni inshuti zawe. Warasenze wakoreye Imana ivugana nawe ariko birangunyura mu buzima bubi. Uko niko bagufasha. Bafashe inda yawe bamaze kuyifata baravuga ngo uzatutabyaye. Warabyaye cyangwa wabuze urubyaro? Ntabwo ndabyara. Umaze igihe kingana gute? Imyaka 5. Wino kitela zetela bari. Urabona uyu mubyeyi ntamujyana aho nshaka. Mama uko niko bagufashe bana. Uyu munsi Imana igiye kukuzitura. Urikunda Imana yacu hararundo oriyama rusumba rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu ugerayo batureza zanisi yacu imbushatu
n'Imana yarembye ngo nyiribi uko mpondeye uyu mugozi wawe niko Imana igukuye ku giko bari barakuziritse. Haleluya, haleluya, Robosete, Romamasete, akira kubohoka. Haleluya. Ima wasatekete, ima azotekeria, Yamalika la samba. Nikimala, kukomeri mana mashariki kubohoka. Yesu arakubohoye. Thank you. urakoze Aya mazi kanze gato.